every word that is going to come out of his mouth will benefit us, O King of Glory, will renew our mind, O King of Glory, and will take us to another dimension of knowledge and understanding spiritual matters, O God. I thank you, King of Glory, that our hearts are able to receive, O King of Glory, and to perceive and to put everything into consideration and into practice. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wow. Oh, nshimye Imana cyane ku bwacu twese, ku bwanyu mwese. Nongeye kunezerwa nanone nuko ntewe iteka ryo kuboneka imbere yanyu. Vise ndabyita imberera. Ni kuri frontline wa mugani Mana niwe uhita harya hita ngo kuri spotlight. Yeah, thank you so much. Kuri spotlight nanone tukongera tukiga kandi kwiga twabigize ubuzima, ntabwo tuzigera tubyinuba. Hari akantu gashya amenye muri iyi minsi, maybe ni Apostle wari uri kwigisha. Ejo nari mfite urugendo ndi kugenda nkurikiye numva ari kuvuga yuko nta rugero umuntu ageraho ngo arambirwe kwiga, ahubwo tugomba kurushaho kugumya gufata notes. So nanjye rero iyo ngiye kwigisha kenshi mpera muri note z'abandi baba baragiye bigisha ibyo bagiye bavugaho. Ndashimira Imana ko twahuye n'abigisha beza cyane, dufite umugisha ukomeye mwa bantu mwe, niyo mpamvu tugomba kubiserebura buri munsi. So nongeye kubaha ikaze rero kuri uyu wa mbere. Ni mu inyigisho ziri kutwibutsa abo turi bo, inyigisho twinjiranye muri uyu mwaka, inyigisho ziri kuduhamagarira kwibuka kureflectinga ku cyo twahamagariwe n'umwami wacu gukora. So niyo mpamvu nejejwe no kongera rero kuboneka hano nyuma y'iminsi ntabana namwe nk'umwigisha, ariko nanezezwaga cyane no kumva no kubumva no kwiga no kwigishwa. Ni ukuvuga ngo mwankoreye discipleship nziza cyane. Ni ukuvuga ngo buri munsi umuntu iyo abashije kugera hano arunguka uko byagenda kose. Time wabona uko byagenda kose ugomba kunguka. Nimba hari ahantu hari ukuntu twajyaga tujya mu materaniro ubundi sometimes nyine nabona nka flyer y'umuntu uri bwigishe bigatuma ntanaterana nari bujyeyo, ariko ahangaha ho abigisha baba bahari, abantu Imana atumira, uko byagenda kose ntabwo ubura kunguka, urunguka pe, kandi umuntu yunguka ku rugero rungana n'igihe yateranye, umwanya yabihaye n'uburyo yacitse distraction. So we are learning consistently here. Nta mpamvu yo gusubira inyuma rero. Reka mbere ngo nshimira abigisha beza bose bakurikiyeho nyuma y'uko nigishije ibya soul winning. Ndakeka iyi topic ya discipleship narayitangiye ndi kwigisha ibya soul winning, bakaza nyuma bakatwigisha uburyo ba bantu twawininze soul zabo tugomba kubarera, uburyo tugomba kubatoza no kubigisha kugira ngo barusheho kuba bigishwa beza. Because the mandate we have is to turn people into disciples, not to turn people into converts. We are not called to turn people into church members or to turn them into our followers. Ntabwo twahamagariwe kubahindura aba followers bacu, ahubwo twahamagariwe kubahindura abigishwa. So rero Yesu ntabwo yadutumye guhindura abantu gusa, Paul Dobo ntabwo yadutumye ngo tugende duhindura abantu abanyamuryango b'amadini n'amatorero tubarizwamo, ahubwo yadutumye kubahindura abigishwa. Icyo nicyo kintu yadutumye. Ikindi mugomba kumakinga, Yesu yavuze abigishwa gusa, agarukiraho ngaho. Ntabwo yongeyeho ngo banjye kabanjye cyangwa se bakanaka, nabigisha tukiyongereraho, ariko kugashyiraho nta kibazo gitwaye. Nta hantu na hamwe rero uzabona muri Bibiliya handitse ngo mugende muhindura abantu kuba abigishwa ba Kristo. So give me time, I want to break it down
into my introduction, ko someone who teaches you is your teacher. Umuntu wese ukwigisha aba ari umwarimu wawe. Someone who is discipling you is your disciple maker. Someone who is discipling you is your teacher. As Christ has trusted some of us and gave them like some different ministerial gifts, such as being apostles, being prophets, pastors, and evangelists, they are also teachers. So the one among the things which makes a believer to be qualified to be a teacher is not your audible voice from Mwuka Wera. Ntabwo ari uko uzumva ijwi rya Mwuka Wera rikubwira ngo my son, my daughter, from today go and teach because you are now called to be a teacher in the body of Christ. No. NON, ntabwo ibyo ngibyo ari ukuri. Abaheburayo 5:12 haravuga ngo ubwo mwari mukwiriye kuba abigisha kuko ubu mumaze igihe kirekire mwiga. Because you are qualified to be a teacher kubera ko umaze igihe wiga, kuko nawe wigishijwe ukigishwa n'uwakwigishije cyangwa se ukigishwa n'abakwigishije. Nicyo kintu kiguqualifyinga kikakugira able minister to be a teacher, kuba umwigisha w'abandi. Ntabwo umuntu avuka ubwa kabiri ngo nimba uvutse ubwa kabiri uyu munsi uhite uba umwigisha w'abandi. Ntabwo ari byo. Ahubwo ugomba kubanza kwiga nawe, cyangwa se ugomba kubanza kwigishwa, ukazagira abo wigisha nawe, ariko nawe warabanje kuba umwigishwa. Abo uzigisha nibo Yesu yise abigishwa. Ikibazo rero dufite uyu munsi, are they your disciples or Christ disciples? Abo bantu uri kwigisha, abo bantu uri gutoza, ni abigishwa bawe cyangwa aba Yesu? It's a nice question. So let me help you to respond to it. Nagira mbabwire ngo bitewe n'ibyo ubigisha nibwo bazahinduka abigishwa bawe cyangwa ba Yesu. Bitewe n'inyigisho bahabwa nibwo bazahinduka abawe cyangwa aba Yesu. From this point you are either developing abigishwa bawe bazitwa abakanaka cyangwa se abarunaka, cyangwa se uri kudevelopa abigishwa bazitwa ba Kristo. Badushakire ibyakozwe n'intumwa 11, yes, mu gice cya 11 bahere ku murongo wa 19 bageze nko kuwa 21 ubundi tuwusome. Bazahinduka abigishwa bawe Ive, cyabahinduke aba Kristo bitewe n'ibyo wowe Ive uri kubigisha, kuko Yesu ntabwo ari present aka kanya mu mubiri ngo abigisha, ahubwo urabigisha mu cyimbo cya Kristo. So niba ari ibyawe rero uri kubigisha bazitwa ba Olympe, ariko niba ubigisha ibya Kristo bazitwa aba Kristo. Thank you brother. Nuko abatatanijwe n'akarengane, izi ni intumwa zatubanjirije muri Kristo Yesu, muzitega amatwi. Akarengane katewe n'ibya Stefano, ibyo murabizi. Baragenda bagera i Foinike, bagera i Kupuro no muri Antiokia, nta wundi babwira ijambo keretse abayuda bonyine 20. Ariko bamwe muri bo, ndabona ibintu ari byiza, nushaka umanura ugeze kuri 26. Ariko bamwe muri bo b'Ikupuro, n'Abikurene bageze muri Antiokia bavugana n'Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Uri kumva? Bagendaga bakommunicatinga. Kuboko k'umwami kuba hamwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Akajambo nkunda cyane, ntabwo abantu bahindukiriye ababigisha babo, kuko ntabwo bababwiraga ibyabo, ahubwo bahindukiriye umwami Yesu. Bumvise ubutumwa bwiza bahindukirira nyir'ubwo butumwa. Mu yandi magambo, nubwo bari kurenganwa, nubwo bari kuba persecuted, message bajyanye i Kupuro, Cyprus y'ubu ngubu muri biriya birwa bya za Turkiya, message bajyanye i Kurene hano hejuru ni muri Libya, ntabwo iyo message yari uburyo bari kurenganwa, ahubwo message bajyanye yari message yo kubwira abantu ubutumwa bwiza. So igituma abantu uyu munsi bahindukirira umwami rero si inkuru z'uko
wajyaga kuvoma muri Muhazi ukwepana n'imvubu n'ingona. I'm sorry. Uburyo story zawe z'ukuntu wajyaga kuvoma ukwepana n'imvubu n'ingona muri Muhazi ntabwo arizo zituma abantu bahindukira umwami Yesu. Ubutumwa bwiza ntabwo ari ukuntu uswa yabataye muri abana akajya gushaka ku kandi gasozi kari hirya y'iwanyu. Ntabwo ari ibibi, ntabwo ari ibibazo, ntabwo ari ibyiza wanyuzemo mu buzima bwawe, ahubwo ubutumwa bwiza twarabyize ni imibabaro ya Kristo Yesu n'ubwiza bwayiherutse. Ubwo nibwo butumwa bwiza buhesha abantu agakiza. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 22 ngo iyo nkuru igira gute? Irumvikana, igera mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu, batuma Barinaba kugira ngo ajye muri Antiyokiya. 23 asohoyeyo, kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ababwira ngo iki? Ababwira ngo mugume mu ruhande rw'intumwa mumaramaje mu mitima yanyu. Niba muri gusoma, Barinaba arabahugura ababwira ngo iki? Arababwira ngo mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Hallelujah. They were not chasing followers of men, they were preaching Christ alone. Imana ishimwe cyane. Ngo kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera. Hallelujah. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Come on preachers. Abantu bongererwa umwami Yesu bitewe n'ingeso ze ndetse n'ibyo yabwirizaga. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli. Oh my God. Amubonye amujyana muri Antiyokiya. Ngo kuko Pawulo intumwa ageze bwa mbere muri Antiyokiya, rero biraza gucura iki? Ni ubuhe butumwa Pawulo Sawuli ari bujyaneyo? Ubutumwa Pawulo ari bujyaneyo se nubwo uko mu minsi ishize bamumanuye mu idirishya ry'umujyi ari mu gitero? Ni ubuhe butumwa Pawulo ari bujyaneyo? Agezeyo ngo bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero, ngo bigisha abantu benshi. Babigishaga iki rero? Ntabwo batubwiye ikintu bigishaga b'itorero, ariko nitureba rezilita yavuye mu nyigisho turamenya izo nyigisho izo arizo. Ngo bigishaga abantu benshi. Bibiliya ikavuga ngo muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa ba Petero. Niho abigishwa batangiriye kwitwa ba Pawulo. Ko nabona izo emoji. Niho abigishwa batangiriye kwitwa aba Barinaba, Barnabe. Niho abigishwa batangiriye kwitwa aba Kristo. Imana ishimwe. Ikimenyetso simusiga cyuko abigishwa bigishwa Kristo nuko bahinduka nka Kristo, cyangwa se bitwa according y'iryo zina, bakitwa ba Kristo, bakamenyekanira ku nyigisho zibuzuye n'izo babwiriza abantu. Bakababwira mu itawuni, ngwino kwa Dadi. Ubwo ni umuvugabutumwa kandi wo muri karitsiye. Ngwino kwa Dadi uzabona amahoro. Ngwino kwa Aposo hari umugisha mwinshi cyane. Ngwino muri fellowship yacu mwene data hari amavuta yo gukira. Iwacu kwa papa profete hari anointing. Imana yo kwa profete, Imana yo kwa bishop Gikeri iradelivura. Umva igukoraho rikaka. Ubwo nyine Gikeri akababaye Gikeri muri Kigali na Kampala, tukajya tukuvuga ngo Christian wo kwande ngo no kwa Gikeri. Ubwo nyine abari umukeri nawe ntago bakiro. Ntago ari umukristo, abari umukeri. That's what we call a failed ministry. My brothers, my sisters, any ministry which creates this loyalty to person has a failed discipleship completely. Ahantu hose uzagenda ugasanga man of God ni uvugwa gusa, kuba ku birenge bye nibyo byatumye mbyara, kumubira iruhande no gusavinga amavuta ye nibyo byatumye nkora ubukwe, naje ahandi umushomeri mwa bantu mwe, ariko amavuta y'umushumba yatumye mbona akazi, ndetse ubundi manager muri banka. Bavandimwe, ubu twari twarabuze urubyaro iwacu, ariko uyu mukozi w'Imana mureba imbere, Imana niyo yamuzanye muri iki gihugu rwose, yabaye urubyaro. Man of God ati oya ndarengana, ntabwo ari njye wari uguhaye,
ni imana yanjye nsenga. Oya pastor ceceka mvuge, funga umunwa mvuge, ni umwanya wanjye wo gushima ibyo ndi kuvuga, ndi sira 100%. Iyo utabaho ubu mba ningegera, ubu mba ndi mayibobo, reka kunshecekesha rero. Oh my friend, aho somewhere mu materaniro muri hoteli mu mujyi wa Kigali, mise nibuka ari nko muri za 2019, bari batumiye umuhanuzi kuva muri DRC, kuva muri Congo. Uwamutumiye avuga akantu tugwa mu kandi, umuntu yari avuga akantu nawe ukagwa mu kandi, ubwo ndi kuvuga kugwa mu kantu kandi. Jesus, yagukubitiye statement hariya, numva mu nda harandi. Yaravuze ngo nge sinzi Yesu, nzi Prophet Joel Francis Tatu. Reka mbivuge nuko yabivuze. What a statement. Yihakanye Yesu se, niko nibajije njye n'umumama twari twegeranye, naje mpita mubwira nti buri aribeshye mwana. Araceceka like 7 to 10 seconds. Ndavuga ni nawe arabimenye ko yibeshye, buri agiye kubikorecting. Aranje aravuga ngo ntabwo mpubutse, mvuze icyo nzi, ngo kuko niba naramenye Yesu namumenye kuko ari profete wamumbwiye. So rero kuri njyewe ufite agaciro kanini nuwanyeretse undi. Yavuze gutyo nshaka gusohoka nirukanka, nibuka ko banyicaje imbere, ndavuga ngo byagaragara nabi. Guys, you cannot be a disciple of man and be a disciple of Jesus Christ at the same time. Impossible, impossible. We don't have this mandate of raising followers. We are raising believers who understand and appreciate Christ for his salvation. Everybody says amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Ubundi umurimo Yesu yaduhaye abantu barawuzi. Umurimo Yesu yadusigiye abantu barawuzi. Yesu umurimo yaduhaye nukwigisha icyo Kristo yakoze. Umurimo Imana yaduhaye nukwigisha icyo Kristo yakoze. Uko niko tubagira abigishwa, abigishwa, haleluya. Apana abigishwa ibyacu, ahubwo abigishwa Kristo bakigishwa ibye. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo context ya discipleship ni formule yoroshye n'utuntu tubiri gusa. Ni doctrine plus understanding. Ni doctrine kongeraho understanding. What I would bring to people is a doctrine. Icyo duhereza abantu ni ukwigishwa, hanyuma Mwuka Wera agatanga understanding, agatanga gusobanukirwa. Abasomye Yohana 14:26 niko avuga. Avuga ngo iki? Aravuga ngo umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. So Mwuka Wera mu kwigisha akorana natwe kugira ngo duhindure abantu kuba bigishwa. Tubigenza gute rero? Twe tuzana amasomo, tuzana inyigisho, we agatanga uburyo bwo kuyisobanukirwa, agahereza abantu gusobanukirwa. That's what we call epignosis. Epignosko ni uburyo bwo gusobanukirwa uhishuriwe na Mwuka Wera. Niyo mpamvu kwigishwa n'umuntu ari ingenzi cyane. Mwuka Wera uyu niwe washimye yuko kandi no wahisemo ko mubigisha habamo abigi, mubizera habamo abigisha. So uyu munsi ikibazo gikomeye cyane abapantekote bafite, reka mvuga abapantekote because most of us we are coming from Pentecostist movement. Even most of the people na abapantekote muri twebwe. Abapantekote ikibazo bafite gikomeye cyane ni kihe? Nuko banga kwigishwa. Ibi murabizi namwe, banga kwigishwa. Ukikwereka ko umuntu ari umupantekote by'indani, yanga kwigishwa n'abandi, akajya avuga ngo Mwuka Wera amubwira byose. Like Mwuka Wera amuha details za buri kanya, buri kantu kose Mwuka Wera ngo abafite amakuru yako. Nagira ngo mubwire ngo Mwuka Wera iyaza gushaka cyangwa se kugambirira ko nta muntu uzakwigisha, ntabwo yari gukora ikosa ryo kwinspira abantu banditse this book called the Bible, iki gitabo twita Bibiliya. Ntabwo Mwuka Wera
yari gukora ikosa ryo kwinspira abantu kucyandika iyaza guhitamo cyangwa se kugambirira yuko ari uzajya ukwibwirira buri kantu kose. Nagira mbabwire ngo Mwuka Wera ntabwo ari injajwa yo kukubwira buri kantu kose ngo njye ntacyo ntakora, nta kintu nshobora gukora na kimwe atari umbwirijwe kugikora. Niko abantu bavuga. Hari n'amasengesho twayaga dusenga dusaba ibintu bisa nk'ibi ngibi, Mana turakwinginze duhereze ijwi rya Mwuka Wera rigendane natwe, intention dufite ari ukugira ngo rijye ritumanipira. Mana bari wowe ujya umbwira nkanguke nta mpamvu yo gushyira reveil muri telefone, jya uza mu matwi yanjye umbwire ngo this is a time to wake up, umbwire n'igihe cyo kuryama, umbwire ngo kirageze. Aba ari wowe umbwira siporo ndi bukore uyu munsi, nimba ndi bujye muri basket cyangwa nimba ndi bujye muri football. Ibyo byaterwaga n'iki? Mwabaga mwumvishije umutekamutwe wise umuvuga butumwa ari kwigisha akakubwira ngo njya ahantu, ngo ngewe nagiye ahantu mparya kuko Mwuka Wera bimbwiye. Ntabwo murabumva ibyo ari byo byose, mwarabumvishije nimwijijishe kuko ntabwo babibwirizaga ku rusengero rwacu gusa. Ngo nge iyo ngusuye ndya ibiryo byawe kubera ko ari Mwuka Wera ubinyemereye. Iyo ntumiye kuza kubwiriza ntabwo mpita nkwemerera bitewe na kalenda yanjye, ahubwo ndabanza nkabaza Mwuka niba yemera ko nzaza cyangwa se nzarorera. Mano we ibyo bintu waba utarabyumva uyu munsi ntabwo byashoboka. Nambara umwenda Mwuka Wera nyetse kandi mama reka nkubwize ukuri, njye ndi umukristo mu mutima mvugira aho ngaho. Niduhura mu nzira ukabona singushuhuje, ubwo nyine mba numvishijwe ijwi ry'Imana rimbwira ngo sinkwigiha ikiganza cyanjye cyejejwe. Cyejejwe ufite ibyaha, ntabwo naguha ikiganza cyanjye cyejejwe. Mwuka Wera aranyongore shari kubura umutekamutwe kwera. Uri gushaka ko ubwo bwibone bwawe n'agasuzuguro kawe no kunena abantu tubifata ntitubikubareho, ahubwo Mwuka Wera akaba ari we uba responsible wabyo. You are a liar and you have this kind of a talkative spirit, my big sister. That's not be the Holy Spirit of God. Imana ishimwe cyane. Uwo mwuka ukubwira kurisha imoso uyu munsi, ejo ukakubwira ko ugomba kurisha indyo, ntabwo ari uw'Imana, n'uw'abasogokuruza bawe. Wandenge na mushuti wanjye umwe twasenganaga muvuze mu izina, abantu benshi bamumenye ariko I don't want to embrace someone. ya twasenganaga n'umuhanuzi umwe wari broke sana. Reka nkubwire, hari ukuntu umuntu aba ari broke nyine, ariko hari n'ubu uba warabaye broke ewana ukabibona no mu maso bikagaragara, yanavuga ukabona nta kindi kintu agambiriye n'amafaranga. Akantu kamwe mwibukiraho uyu muprofete yakundaga kutubwira ko Imana ariyo iri responsible y'ubukene bubiwe mu rugo. Imana niyo iri responsible y'ubukene bwe buri mu rugo, ariko ntabivuge mu buryo buri direct, akabivuga mu buryo buri indirect. Akatubwira ko Imana yamubujije ibintu bimwe na bimwe, yarangiza ikagera no ku kintu cyo kumubuza kugira akazi na kamwe akora. Ngo Imana yarambujije ngo sinzigere nkora akazi na kamwe, ngo ahubwo nzayikorere gusa. My God, muri kumva kuntu Imana ivugaguzwa cyane kugeza no ku rwego ikubuza gukora akazi, kandi Imana ivuze ngo ntuzakora akazi na kamwe. Ubwo mubyumve nyine, nako mu rugo ubwo ntiwakitekera. Hari umuntu wese usubiza ngo abenshi nuko bavuga. Nari ntangiye kubisobanura ariko murabindusha. Buke rero this wise boy, my friend, yubaka inzu. Ntabwo ndi kuvuga profete, ndi kuvuga umuvandimwe twasenganaga. Arangije arambwira ati kuzi kwinstara amazu se, aka kazi ntabwo wagatumikana ko ijana rikajya muri indi. Then I told him, ndamubwira ni my brother, let's give it to this job to our broke prophet. Twari tumuzi because he knows how to do electrical stuffs instead of me. Kuko ngewe I had this monthly salary. Nari mfite umushahara wa buri kwezi nakoreraga leta muri icyo gihe. Then we call our brother immediately, ako kanya tuhita tubinoza turamuhamagara. Araza, we were expecting to give him like 50k, ibihumbi nka 50 muri icyo gihe.
ntabwo byari bibi cyane mu kazi wakora umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, kuko ba mawaya bo muri iyo karitsiye bari kuducaho imibyizi nk'ibiri gusa ibihumbi 10, ubundi ngo tukabashakira n'abayede cyangwa umuyede umwe tukamuha nka 5 bigahura na 15, ariko turavuga ngo ya reka duha aka kazi umukozi w'Imana nawe abona yisabone n'agasukari tunamuremeremo tumuhereze n'ituro. Muhanuzi wacu rero baraje rwose ararespondinga, hageze tumuha ikaramu n'urupapuro adukorera dovi. Mbibutse ko gukora dovi na kari akazi, kandi Imana yamubujije gukora akazi akariko kose. Ageze kuri mendevre adukorera amabara. Reka mbivuge ngo adukorera amabara ntazigera nibagirwa, yaka amafaranga akubye inshuro 10 ayo twari tugiye kugura insinga n'ibindi bikoresho. Ubundi ibi bintu ntabwo bibaho mw'abantu. Nta mufundi ndi umufundi mbimaze n'igihe, nta mufundi uhembwa amafaranga aruta agaciro k'inzu ari kubaka, nta wubaho. Icyo ngicyo aba ari igisambo, we yarakugendeye agukubira nka 7 cyangwa 8. Turangije Landry nimba ari hano anyomoze ambwira nimba hari umuntu wari wamuha ikiraka cyo kudesigninga inzu no kuyikorera dovi, yarangiza ayikorera dovi akabona izahagara $50,000, akavuga ati rero kuko nayikoreye devimetri nyine nkaba nakoze cost estimation nkagukorera na plan urampereza $70,000. ntabwo bibaho. So adukorera amabara rero tumubajije impamvu abikoze, arangira aratubwira ngo we azajya yinstara, ngo atandukanye n'abandi bestazi nyine, atandukanye n'aba Orente baza bagapfundika insinga. Aratubwira ngo nge nzajya nestara ibintu ndi kwestara ndi no kubisengera, kuko nge nzajya nestara ndi kuvuga mu ndimi kugira ngo inzu yanyu itazashya, itazigera ishya ifatwa n'inkongi y'umuriro. Brother nyirinzu twari turi kumwe aramubwira ati rero inama nakugira, jya muri RDB ufunguze company yo kwestara amazu, ugiye estara unayasengera, ubyandika muri registre de commerce ngo nzajya nestara amazu nanayasengera kugira ngo atazafatwa n'inkongi y'umuriro, kuko ibyo bintu nubikora uzabona abakiriya benshi cyane kabisa, wikure mu bukene. Aranje aramubaza ati none se muvandi, reka nkubaza akabazo kamwe. Aramubaza ati ya Mana yakubujije gukora akazi akariko kose, niyo yakwemereye gukora akangaka inagutegeka guca ibyo bifaranga byose? Shame on you my brother, my prophet. Actually ikintu nashakaga kubabwira ni iki ngiki. Abantu babeshyera umwuka, abantu babeshyera Imana bakavuga ngo yababujije gukora akazi akariko kose, nibo banebwe ba mbere dufite muri iyi si, nibo banebwe ba mbere tugomba kwamagana muri fellowship no mu nsengero zacu. Abantu mubona my God bari gushaka ngo gututuzi ngo Imana yababwiye ngo bave kuri ako kazi, ngo ahubwo ngo bajye kwikorera gusa ngo baba full time. Ntabwo kuba full time minister bikubuza kugumya gukora akazi cyangwa se guhindura ukava muri ka kandi ukajya mu kandi, ariko you can never be a full time minister more than Apostle Paul. Apostle Paul yari full time minister, akaba umudisciple maker mwiza, ariko akagenda na koroshe n'urushinge akaboha amahema. Aba bantu rero bazakubwira gutya nibo banebwe ba mbere, ikindi nibo bajura ba mbere. Paulo arabavuze ngo bafite ubwenge bwononekaye, ngo batekereza ko kubaha Imana ari inzira yo kubona inyungu, ngo they think godliness, gain is godliness. Bakeka ko kuza ukagira indi fellowship, kubakeka ko mpano aka kanya yakize byatari kubera ko YouTube imuhemba, mpano kutaraduha ku mafaranga ya YouTube. Niyo mpamvu akajeste kose azakora akavuga ati mutumire mugire gutya na gutya, azaba ari kuvuga ati mpano ari gushaka aba subscribers, kuko buriya atwungukiramo uriya muvandimwe buri gihe uko turi kwigisha, uko turi kuvuga za mena, aba ari kubona ka mpano abaturira mu mibare. Mpano we uramenye, umwe mu bacu yararirimbye aravuga ngo gukizwa nabi bitera umwaka. Ako karirimbo urakazi ka Yuda wagendaga arira abantu mu mibare. Nagira ngo nkubwire ngo uramenye ntukazagiturira mu mibare. Aba bantu basuzugura akazi gahemba make, ubundi bakabeshyera mwuka ko ari bo babujije.
iyo babonye akazi karimo atubutse kandi bari bugakore mu gihe gito bakigendera, cyangwa se bakabona nibaguca urwaho bari bugukubitire mu gafuka ewa bakakubwira ko bari bubikore babisengera, barakagahitana. Ako kazi baragahitana. Fungira mikrofone ya Faustin. Ako kazi baragahitana, kandi iyo bagiye kugakora Mwuka Wera ntabwo ajya babuza. Mwuka Wera bari hehe? Kuki atababuza gukora aka kazi ka menshi, akababuza gukora ubukrina? Kuki atababuza gukora aka kazi ka menshi ko kuza kubwiriza mwadirinze ngo turaguhaya ngaya, ahubwo akababuza kujya kuba aba receptionist? Kuki Mwuka Wera atababuza aka kazi ka menshi, ibi biraka by'iminsi 2-3, ariko akabemerera kujya kwigisha, akababuza kujya kwigisha? Ni ikibazo ngira. And when they are preaching, muzabumva iyo bari gupreachinga, they are the people who use these words like ngo Mwuka yambujije akazi, which seems to be spiritual. Ibi bintu bisa nkaho ari iby'umwuka koko ko bavugana n'Imana, ariko they are the words to manipulate people kugira ngo barusheho kuba impande yabo. Iyo nabamanipiye murushaho kuba impande yanjye, murushaho kunyamamaza cyane kurusha Kristo. Impamvu ni iyihe babikora? Nuko bazi neza ko umunsi abantu babavuyeho inzara izabica. Maze iminsi mfite ishyari ryiza n'ishyaka ryiza ryo kubwira abantu ngo nimureke ibi bisambo byicwe n'inzara. Maze iminsi naratewe n'umwuka wo kubuza abantu gutanga amafaranga mu rusengero adafite ubusobanuro. Maze iminsi narafashwe n'umwuka wo kubuza abantu gutagaguza no gupfa gutanga ibyabo bakabijugunya mu rusengero, ngo bakabishyira ngo ku birenge by'umukozi Imana, ngo ugishyira ngo amafaranga kuri ibi birenge, ngo as you drop your seed on my feet, you are going to partake on my grace. You don't need to partake on the grace of someone by giving him your money. You are a partaker of divine nature. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Lebrazo kori ya mandra zetayi. Niko bakomeza kubigisha ibintu bibatera ubwoba, bibereka ko ngo mugomba kurushaho kubiteka under the ministries instead of being disciples, instead of being imitators of Christ. Mukarushaho kuba. Nahuye n'umuhungu shaho, umugore yagiye amufata bugwate, amubwira ko agomba kumuha iruhande, ngo Imana iramubwiye ngo umunsi yamuvuye iruhande no gupfa zabo. Baragenda naramwiskotinga kugeza ku rwego bajyana no muri dushe bakarara no ku buriri bumwe. Yamufashe bugwate. Mpano we, tuzajya tubabwira ngo let my people go. Let me talk to our pastor here. Namubonye. Reka mushyire kuri spotlight. If you think, cyangwa se if you say like this, ukavuga ngo all fellowship members cannot grow without me, umunsi watekereje gutyo, cyangwa se ukajya ukora izo statement ukavuga ngo ntabwo mushobora kugrowinga nari kumwe namwe, you are not discipling us at all, but you trap the us. Warangije kudutrappinga, warangije kudukubita mu mutego wawe. Iyo abantu nabo batangiye kuvuga ngo buriya ngo papa Olympe aguye, Olympe aramutse asubiye inyuma ngo because I used to preach you last year, ndi mu bantu Imana yakunze guha agatuti cyane, ngo none hari abantu bagiye bakanyigiraho, bityo rero ngo ngomba kwitwara neza, ngo buriya ngo uramutse uguye, hari umuntu wabimbwiye ngo ugomba kwitwara neza, ngo buriya uramutse uguye, buriya uramutse usubiye inyuma, uramutse uvuye muri ibi bintu cyangwa ugatana ukazana inyigisho z'ubuyobe, wagusha benshi bagwa. Ndangije ndavuga nti nibagwa bazagwe. Bene dareka mbabwire, umuntu uramutse uvuze ngo aguye nawe wagwa, ngo yobyaye bayagwa nawe. Uwo muntu aba yararangije kugushyira mu mutego we, ntabwo aba yaraguhinduye umwigishwa wa Kristo w'ukuri, ahubwo aba yaragiye akakuzirika ku mweko we. Rero nawe warabyumvishije, nizere ko bakuvuze bakavuga ngo nserime we uguye twagwa, umaze kugusha benshi genda. Aha rero ndi kuvuga iki? Nari ndi kuvuga gato kuri discipleship, ariko murabizi it's not the subject, ntabwo ariyo subject nahisemo kuvuga muri iyi minsi. Nuko oh my God, this took me a lot of my time. Let me back on soul winning techniques. Reka nze
nivugire kuri soul winning kuko igihe cyanjye ibintu bya discipleship birakimaze. Ubundi muri discipleship usibye kwiga ijambo ry'Imana tunahuguriramo, tunatanga impuguro, tubwizanya ukuri. Nge rero nahisemo kwigishiriza soul winning kuko ngiye muri discipleship n'ukuri kwanjye. Abantu banyita impanga ya Papa Frederic na Prophete Halu, nazajya mvuga ibintu umuntu akicara akavuga ngo ninjye ari kubwira. Kandi ibi bintu bijya bimbaho nkarangiza kwigisha nkumva umuntu arabamagaye ngo wambwiriye kanaka. Oh my God, nta muntu hano mba ndi kubwira, nshaka kukubwira se ugira ngo sinaguhamagara. Imana ishimwe ko nta numwe ndahamagara in box ngo mubwire ngo gutya na gutya na gutya, mvugira muri rusange. Ubwo ngubwo nyine iyo uteye ibuye imotse iyo ngiyo niyo ibifatiwe. Ugahita ureftinga urubuga. Ibi byo biri too much. Let's study our soul winning techniques. Ndashaka uyu munsi tuganire kuri approach dukora. Imana ishimwe cyane. Let me pray. Father, I thank you. We thank you, our Lord. We thank you because of Jesus Christ, because of the work is finished already and the message we have is clear now. Hallelujah. We have a clear message, and as we preach that message today, I declare that Christ is the center of our communication. I declare that Christ is the center of our teachings, not the center of our methods and the center of our opinion, but Jesus only, and his finished work is what we preach right now. And we thank you because you gave us the Holy Spirit, and the Holy Spirit is here now, is here on this platform to guide us and to guide our understanding and to guide our utterances. You help us explain the gospel with clarity. You help us to explain this gospel with accuracy and to spread the gospel with love. We are going to approach men without condemnation. We are going to speak your gospel with wisdom, and we are going to rightly divide the word of truth. Oh Father, let faith arise now. Let faith arise from understanding. Let the hearts of our people be open and Christ be revealed in them deeply. Oh Father, thank you. Marekos Krateria. Thank you for building this fellowship to be established in Christ. In the name of Jesus, let everybody say hallelujah, amen, Hallelujah. amen, Ibi bintu byo gusenga mu zindi ndimi zimenyekana ariko zumvwa n'abake muzabishinje Emma niwe wabitangije, ntabwo ari ngewe. Emma, ikintu cya mbere tugiye guhera uyu munsi uri bwandike ni ikihe rero muri notebook? Ni approach cyangwa se uburyo bwiza bwo kwegera abantu ubagezaho ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Hano hari umuntu bita Cyomoro, hari uwundi twita Cyomoro, naringize ngo ni Cyomoro waje, ariko ni Cyomoro Yves waje. Abana we ni umupasta ahantu indi group. Wow, Cyomoro, you are welcome. My God. Cyomoro Yves, nundi Cyomoro nawe atangizwa na Y hagakurikiraho V. Reka dusome Matayo 13:24-26. Dukunda abashyitsi Yves, ni karibu. Matayo 13:24 kugeza kuri 26 batudropingire icyo cyanditswe, turebe uburyo bwiza bwo gukora approach, uburyo bwiza bwo kwegera abantu cyangwa se kwegera umuntu umugezaho ubutumwa bwiza. Ndabivunagura kugira ngo ibi bintu birangire. Umunsi wa mbere wo kwigisha urangora, birangora mu masaha, ariko umunsi wa kabiri n'uwa gatatu n'indi kurikiro biroroshye. Yesu abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza bibura urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Ntabwo ndi busobanura ayo magambo, ahubwo nagira ngo mbereke approach ya Jesus. Jesus birashoboka, niko abatheologians bavuga, yari ari kuganiriza itsinda ry'abahinzi. Iyo yageraga mu itsinda ry'abahinzi yabaherezaga ingero zijyanye n'ubuhinzi. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo bumvire iby'ubwami mu mvugo no mu rurimi bamenyereye kumviramo. Iyo yaganiraga n'abarobyi yakoreshaga approaching techniques z'ururimi abarobyi bakoresha. Ngo nuko kandi ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'urushundura bajugunya mu nyanja,
rwa rushundura rukagenda rukaroba ifi zose. Iyo rumaze kuzura rero ngo barukurura ku nkombe bakicara bagatoranyamo inziza bakazishyira ku mbehe mbi bakazita, hano umurobyi ahita avuga ngo amen. Message ntabwo ibimugoye kuyumva. Kubera iki? Ibintu by'inshundura, ibintu byo kuroba, ibintu byo kugira gutya na gutya, ibyo bintu ababizi rero. Nari ndababwira ngo ntabwo ushobora kubwiriza umukanishi mugenzi wanjye umusanze mu igaraje ngo utangire umuhereza ikiganza. Tugira amavuta mu ntoki, tuba dufite za grise za hydraulique ziba zatwanduje, ahubwo udutera pisi ukaza ukaduhereza amacensi ntabwo ari icyaha, ntabwo ari sinya y'ikuzimu, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kwa approaching umukanishi. Iyo rero uje ukankubita amacensi tuhita tubyumva kimwe. Because your approach determines receptivity. Uko wegereye umuntu ushaka kumubwiriza ubutumwa bwiza binagena uko uri bwakirwe, cyangwa se bigena uko ibyo uvuga byakirwa. Mama umunsi umwe yigeze guca abahamya ba Yehova mu rugo, ndakibutse nakoreka mvuge ntabwo ndakabati, yarabirukanye. Anseri yarabirukanye, niyo mpamvu utazabona umuhamya aza kuhakomanga. Babwiranyeho bazaga muri soul winning, nako ntabwo ari soul winning, ni religious approach. Buriya abahamya ba Yehova ntabwo bajya basengana n'abandi bantu batari abahamya. Ntabwo batera isengesho mbere yo bazaga kwigisha petit frere, ntibabanze gutera isengesho. Ibaze waje usanga ku gipangu cyo mu rugo habaga umusaraba, abantu bahazi kera habaga umusaraba kuri clôture. Urahinjiye ni kwa Masera, ni mu bagaturika b'imbere cyane, urangije uragiye utangiye kurambura Bibiliya udateye ishengesho, ntabwo bibaho ubundi. Iyo ni red flag. Barinjiraga bakaboneza mu gikari, ntibasuhuze nyir'urugo kandi bamubonye ari umunyarwandakazi. Mwabantu mwe kirazira, ubundi iyo ni red flag muri Afurika. Kwinjira mu rugo rw'umuntu warangiza ukajya mu gikari cye ataguhaye uburenganzira, ukanakurikizaho gukora icyakujyanye ukagikorera mu gikari cye utabanje no gusuhuza abo hasanze. Ntabwo ibyo bintu bibaho ubundi, warakoze kubaca, wabigishije ikintu cyiza. This person is called our role model, Jesus Christ. Muri ibi bintu rero kurade ngo nagasuzuguro k'ibihekane. Role model wacu muri ibi bintu bya soul winning ni Yesu. Yesu iyo yajyaga kuvugana n'abantu yavuganiraga nabo mu muco no muri mudu abasanzemo, kugira ngo amagambo ye ataba yo guhinyurwa. Niyo mpamvu njya nkunda kuvuga ngo kumenya icyo kuvuga, kumenya aho kukivugira, kumenya igihe cyo kukivugiramo n'uburyo bwo kukivugamo ni ingenzi cyane muri evangelism, kuko kutita kuri ibyo bintu bizanurifying your good intention of giving life to someone. Ufite intention nziza, ariko kutamenya what to speak, when to speak it, how to speak it, and just kutamenya izo technique bizatuma ibintu ugiye kuvuga bihinyurwa. Kutamenya technique zo kuganira n'abantu bizatuma icyiza cyawe gihinyurwa na mbere yo kukivuga. Kambagira inama, guhura n'umusilamu witandiye ukabona ko ari umusilamu, cyangwa se ukabona afite sidija mu gahanga ke, warangiza ajya kumusuhuza ukamusuhuza ngo Kristo Yesu akuzwe, cyangwa se ukamubwira ngo Yesu ashimwe, biba birangiye, isosi bo warangije kwishyiramo inshishi. Ariko iyo muhuye ukamubwira ngo salama, nubwo utazi ibya salamu aleko, ariko ukamubwira ngo salama, cyangwa se ukamubwira ngo muraho neza, ahita guha amatwi akakwakira, ubundi ukamubwiriza ukamuhereza ibyizuzanye bidahinyuwe. Ariko iyo uzi ukamubwira ngo Yesu akuzwe, ibintu byose wavuga abakiri gutekereza kuri Yesu akuzwe, hari n'uhita yumva umubwiye ngo Yesu akurye. Ntabwo bibaho kubwira umusilamu ngo Yesu akuzwe. Kirazira, Yesu agomba gukuzwa, ariko iyo simvugo yo kujya kubwira umuntu ufite sidija mu gahanga. Wamusuhuje ukamenya ko ari Muhammadu cyangwa ari Hakimu, so nagira ngo mbabwire ngo rero, hejuru yo kumenya uburyo bwiza bwo kwa approaching abantu, ntabwo biba bihagije kumenya uburyo bwiza bwo kwa approaching abantu, ahubwo hejuru yo kumenya ubwo buryo bwiza bwo kuba approachinga, ugomba no kumenya technique. Ugomba kumenya ko technique zawe ari zituma bakumva.
ariko tekinike zawe ntabwo arizo ziri butume bizera. Ibi bintu ndabisubiramo. Hejuru yo kumenya uburyo bwiza bwo kwaporocinga abantu, hejuru yo kumenya izo tekinike nziza zo kuganira n'abantu, ugomba kumenya ko izo tekinike no kuzapurayinga mu buzima atari byo bituma abantu bizera, kuko intego yawe ni ukubwiriza ubutumwa bwiza ababwumva bakakira ubugingo. Ntabwo intego yawe ari ukuba umugudu cyangwa se umunice speaker before men. Niyo mpamvu approach nziza ntabwo ari tekinike zo kuvuga gusa, ahubwo approach nziza iruta izindi ni ukumenya fast no gusobanukirwa ubutumwa bwiza. Hanze aha ngaha hari abavugabutumwa mw'abantu mwe, hari abavugabutumwa bagiye bava mu butumwa bahinduka tubita demotivation speakers. Bazi kuvuga, baragiye biga abantu kurusha uko bize ubutumwa bwiza. Mwarabumvishije, ugasanga umuntu yize abantu kurusha uko yize Bibiliya. Yatangira kuvuga agakoresha tekinike z'isi zituma watira audience, n'ibitabo birahari twabisoma. Ariko mu butumwa avuga ukumva nta kintu na kimwe kizima kirimo, gatangira akavuga ngo wizera n'utizera bose nyine ukumva kuri we ngo ni bamwe ku Mana, ngo kuko bose ari abana bayo. Ariko uburyo yabivuzemo, uburyo yatangije icyigisho cye, ugahita wumva n'umwateyiste ntabwo yamurokoka. Kundi ukumva ngo ngewe according y'ubutumwa nahawe, like ni ubutumwa yahawe, wagira ngo twe ntabwo abandi twabuhawe. Kandi koko usanga ibintu bari kuvuga ari ibintu n'ibintu bimenyekanira kuri bo gusa. Ibi bintu nibyo kwa Izere, ibi bintu nibyo kwa Jennifer. Kubera iki? Ugasanga nyine ni ibintu by'inzaduka umuntu yadukanye, bikagenda bigafata abantu bo mwikaritse, bigafata abantu bo mu gace, ukagira ngo like abantu bumva urwo rurimi, waba ukivuga ibi bintu akavuga ngo uzanye ibintu byo kwa Oreme. Nyine ni ikibazo kuba ibyo bintu atari ibyo kwa Kristo, ahubwo ari ibyo kwa Oreme. Sanga ibintu ari iby'umuntu ku giti cye, ngo Yesu, hari umuntu njya numva ni ibi bintu byo ku giti cye akaba ari kubidefanderega ngo Yesu yambabariye ibyaha ku rugero rumwe rungana nk'uko yampaye amafaranga. Mbega ngo amafaranga afite angana n'imbabazi yahawe muri Kristo, cyangwa se reka mbicurukure neza nk'uko babivuga, imbabazi yahawe muri Kristo zingana n'urugero rw'amafaranga afite. Nyamita mvuga nti ko Yesu yakubabariye gake cyane kuri umwana, ko mbona nta n'amafaranga ugira. Kumva umuntu ngo kumusaraba ngo twababariwe ku rugero rumwe nuko twahawe ubutunzi, erega ukabivuga with boldness, ukagerekaho no kuvuga mu ndimi, just kubera ko afite akarimi keza, kubera ko avugira hejuru kundusha, akaba afite eloquence, akavuga adategwa, akaba yarize tere neza, akaba azi neza yuko n'abagiye kubwira mwene ayo mafuti ikintu cya mbere bakeneye ni amafaranga. Iyo rero ubwiye abantu amafaranga, kandi nabicyo bakennye cya mbere ari amafaranga, nicyo bakeneye ari amafaranga, bituma ibyo uvuze byose ku mafaranga byemerwa koko nk'ibivuye ku Mana. Tuzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Yari umukene, how he was broke, how he was poor, arangije ahinduka yari umutunzi ngo ahinduka umukene ku bwacu, ngo kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Ngo Imana ishimwe, ngo Yesu yarakennye, ngo amaze gukena ndakira, ngo yariye ibisheke ry'imisigati ahekenya amasaka kugira ngo nge nzarire muri 5-star hotel. Ukabivuga just kubera kuko moje kunda z'abantu. Reka mbabwire, izo 5-star hotel uyu munsi nge sindi no kuziriramo. Arabizi, ndakomeje kuri za mboga zanjye n'igihaza. Ubu ngubu umuntu uri kungurira inyama ntayo ndi kurya. Ubu ngubu rero kuzumbwira ibintu ngo byo kurya no kugira gute, ntabyo ngishaka kumva. Imana ishimwe cyane no kubibwira umuntu wifitiye taye za patience, umaze iminsi asenga ngo Imana imutereho inyama n'ibinure, aho ngaho umufatishije direct uba wamujyanye. Guys, we don't have to study people to manipulate them. What we first have to understand is Christ, so that we must explain him clearly. Kwiga umuntu ukiga uko atekereza kugira ngo umumanipire ntabwo ariyo ntego yo kubwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo kwiga no kumenya Kristo neza kugira ngo umusobanure neza. Iyo niyo ntego ya buri mubwiriza butumwa wese muri twebwe. Niyo mpamvu approach nziza iruta izindi zose wakora ari iyihe? Ari ugutangaza umucyo
ukawutangaza nta complexity, nta pressure ufite. Hallelujah. The gospel is not a complex. The people hearing it may be so. Ntabwo ubutumwa bwiza ari ibintu bikanitse cyane, ahubwo abantu babwumva nibo bakanitse, birashoboka ko aribo bakanitse. That's why your job is to explain things, not to impress people. Yes, that's thing number one. Icyakabiri umunsi nshaka kubabwira ni tactic cyangwa se tactique. Ni tactique. Ni tactique, apana tactique za Man U cyangwa Chelsea. Ntabwo ari tactique bakoresheje ejo bari mu mupira. Ntabwo ari 4-2 na Garidiye wa Kangahe. Ni tactique z'ubutumwa bwiza. Oh, hello Red Devils fans. Ntabwo ngiye kubabwira tactique za football, nazo nzi pe. Reka mbabwirize ubutumwa bwiza. Dore bahise bagenda ngo Man U yababaje. Glory, glory. Ari igihe umuntu yanditse ngo glory, 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 nshaka kuvuga ngo amena, hirya ahita yandika ngo Man United. Yeah, we have different glory. Thank you so much. Mujye mwishima birabakwiye. Ariko mutandukanye glory ya Man U na glory y'Imana. The only team Emma wawe tuzashwana. Hari umusista umwe, we were joking, ariko hano yari yapostinze bya hatari, ari gupostinga Man United, ndangije mpita musanga inbox ndamubwira ngo wow, are you a fan of Man United? Ati yes, ati ngiye nanayipfira. Ndangije ndamubwira nti do you know Man United buriya uzirindi zina ryayo? Ati ri. Ndamubwira ngo search for Red Devils, demons zitukura. Arangije ngo ye uziko Man United ari demons zitukura, kandi ntabwo nibasiye Man U gusa, buriya na Chelsea ni Blue Devil. The demon which is red in Man U, it is blue in Chelsea. Muzabyitegereze neza mu bireba. Arangije ahita ambwira ngo mu buzima sinzongera. So you guys, you are busy in churches fighting for demons and fighting for devils, and I'm there as a fan of them. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Iyo Bibiliya ivuze ngo muhurize hamwe muhuje imitima n'inama tukirukana daimoni ukajya kuzifana, ubwo ngubwo nyine uburi kuduteza abadaimoni nyine. Tactique rero z'ubutumwa bwiza ngenekereje mu Kinyarwanda, ibi bintu byo kuvuga ku makipe mana yanjye ngo avoka di diable byatuma utakaza aba disciples. I was joking, please don't leave. Ngerageje gusobanura zino tactique, navuga ngo ni nk'uburyo bwiza wakoresha wamaze kwegera umuntu noneho kugira ngo umubwirane ubwenge bw'Imana bumuyobora mu guhitamo cyangwa se bumuyobora mu gufata umwanzuro ukwiriye. Kuko ikintu dushaka at the end of our message nuko abatwumva baza gufata umwanzuro. Kuba umugwaneza ni byiza, ukaba umugwaneza wihangana, ukavugana gushira amanga, ibyo bintu ni bimwe muri tactique bizagufasha gutsinda imitima y'abantu. So muri evangelism rero niyo hantu heza ho gukoreshereza za mbuto z'umwuka twize kera. Ibi bintu nababwiye ngo inyigisho twiga hano imwe igenda ishyira indi. Hari abantu hano bize bamenya ko ari abagwaneza, bamenya ko abayihangana, bamenya ko, ariko muri soul winning, muri evangelism ni ahantu heza ho kwa prayinga za mbuto tukaziha abantu bakaziryaho. Waje muri groupe yacu, none muri groupe yacu hari ibintu tubwira kandi uzi ko ari byiza, twe ntabwo tubyumva. So kuba tutabyumva rimwe na rimwe tukanagusanga tukakubwira ngo biriya bintu si byiza, ni igihe cyiza cyo kugaragaza kwihangana kwawe. Ntabwo kuba umunyabwenge ari ukutureftinga ngo ugende. Ntabwo kuba umunyabwenge ari ukuvuga ngo kuko mvuga ibintu nimubyumve ndagiye. What? Ntabwo ibyo bintu byari kuba ari byo. Iyo utaza kwihangana mu rugo rw'iwanyu ngo ukomeze ubwirize, bakwita murokore, bakwita musazi, bakwita uwaho bagiye, bakwita uwaho bagijwe, ntabwo wenda uyu munsi bari kuba nabo barizeye, kubera ko ndabizi hari abamaze kwizera biturutse mu kwihangana. So muri evangelism we apply all the techniques which are called the fruit of the spirit. Ziriya mbuto z'umwuka ni technique Imana iduhereza kugira ngo tuzikoreshe tuzana abandi kuri Kristo. Ariko iyo utangiye ngo ugomba kwihana cyangwa ukarimbuka ukajya ikuzimu, you must repent or go to hell.
uri gukora overwhelming, uri overwhelminga emotions z'umunyabyaha, ntabwo uri kumubwira ubutumwa bwiza butuma yihana. Bino mbyumvana ba bagore na ba basore baba bari mu masoko, akenshi barimo abagore apana abakobwa, kuko abakobwa nta mukobwa muzima washirika isoni kuri, ni abagore n'abasore b'imburamumaro batagira akazi ko gukora, nibo babikora, kuko nta mugabo ufite umuryango wajya kwasama hariya mu isoko no muri za gare uri guta umwanya wawe. Impamvu igikorwa ubwacyo si kibi, ahubwo ikiberamo nicyo kibazo gikomeye cyane, birutwa no kujya kwicara ukicarira iwawe. Ikintu mbakundira, iyo basoje abari undi muntu uri hafi aho ngaho wigize nkaho nawe yari umushyitsi, uhita uvuga ngo yewe umukozi w'Imana yari akeneye amazi, ndabavomera, mba numva nakuvomera nkayaguha, kuko amazi si amafaranga. Ntabwo Imana ibwira abanyabyaha ko bakwiriye kwihana cyangwa se bakarimbuka. Oya, Imana ibwira abanyabyaha ko yabahaye Kristo, bityo ko kwihana kwabo waba ari umurimo ushingiye ku cyo Kristo yakoze, apana ku cyo bo bari kongeraho ngo bakizwe cyangwa ngo bikize. Imana yambwiye ngo iraje, yambwiye ngo ije guhemba no guhana muri Nyabugogo please. Imana yantumye ngo mbabwire ngo wasengaga rimwe asenga kabiri, wajyaga mu butayu wajya no mu mazi. Imana yantumye ngo mbabwire ngo iki ni igihe impfu zibaye nyinshi, iki gihugu kigiye gupfusha abantu. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo umugeni aratashye, amagare abaye menshi muri uyu mwaka. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo bari kubabeshya ngo ni amahoro, ariko njye Imana yantumye ngo mbabwire ngo nta mahoro ahari, ahubwo umunyabyaha naretse ingeso ze. Abasambanyi bagiye kugwa ku mariri n'abasambane babo. Imana iraje kandi ntizaceceka. Listen, ubutumwa bwiza ntabwo ari ugusakuza kw'Imana ije, ahubwo ubutumwa bwiza thank you prophet, ubutumwa bwiza ni ugutangaza ko Imana yaje, ariko ikaza yihinduye umuntu kugira ngo ikize umuntu. Ubutumwa bwiza si ukubwira umunyabyaha kureka ingeso mbi ze, kuko kureka ingeso mbi z'umuntu ntabwo bimugira umukiranutsi, ahubwo igihindura umunyabyaha kuba umukiranutsi ni ukwizera Kristo gusa, n'icyo Kristo yamukoreye. Ingeso nziza twarabivuze zikurikira gukiranuka, ntabwo ingeso nziza arizo zitanga gukiranuka, ngo ingeso nziza ziba arizo zibwirizwa ngo zibanzirize uko gukiranuka. So umugeni aratashye rero ni tactique y'iterabwoba kubera ko abantu batinya urupfu. Ntabwo ari tactique yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Mama ntabwo ari byo merutse ejo ndumva rejo nari ndi kuva mu Bugesera ahantu hirya ngiyo ngeze ahantu bita za Nyanza Gasoro, gutyo ukata ugaruka muri Muhanga, mbamuye n'umumama nsaba lift, numva atano muri quartier, numva sinamusiga ku nzira, bwari bwije cyane. Arangije agenda ambwira ukuntu mu basenga ngo bibitseho amakuru. Mana yanjye, ubuzima ncamo bwose bumbera icyitegererezo, bumbera inyigisho. Aza ambwira ukuntu bibitseho amakuru, nshaka kumenya ibyo ayo makuru. Arambwira ngo witonda Max, dagiye kuba menshi, abageni bagiye gutaha. Ndavuga ntuyu winjiye mu modoka akaba atangiye kumbwira ngo nitonde, Imana yabahaye amakuru ko Max dari menshi abantu bagiye gutaha. Uyu mugore we yambwira gutya ko ubu ngubu ndi gutwara nabi, ko ntari kuri telefone, ko ndi kubahiriza ibyapa byo ku muhanda. Sweetheart wanjye azi ko ntwaye ninjoro ndi njyenyine, arambwira ngo no mu cyapa cya 80 ugendere muri 60, kubera ko rero mba nzi ko nta Sofia zirimo n'ijana njya ndifata. Ariko uwo mubyeyi nari namwubashye rwose, ndi kugenda gakeya. Ubu ngubu koko ari kubona ndi bumugushe, ntabwo kumbe si uko ndi gutwara nabi, ahubwo hanze abantu barakanzwe, abantu babakuyemo roho, mbega bakinjira mu modoka nta kindi bahita batekereza n'impanuka. Mbere yo gutekereza ngo ahantu nerekeje nihe,
ndagerayo sangaye nkurikije uko uyu mushoferi ari gutwara, ikintu ari guhita itekereza cya mbere ni impanuka. Ndamubaza ni none se mama ko mufite amakuru y'uko abageni bagiye gutaha ari benshi, niki Imana yababwiye twakora none? Yaratubwiye ngo usenga rimwe asenge kabiri. Ngo niki Imana yababwiye kuko abageni bagiye gutaha. Birongera tubwira ngo asengaga kabiri asenga gatatu. Irangije iratubwira ngo abayirabazi di. Yatubwiye ngo abayizabahagararaho ngo kandi abayizabimana. Ndamubwira ntahubwo ngira ngo abayigiye kubacyura kuko erega umugeni ni ikintu cyiza mwabavandimwe. Arambwira ati ave ubu nataha abana banjye bakarerwa nande? Listen to this kind of disciples we are producing in our churches. Bakunze Imana, baririmba ko bazataha buri gihe, ati hari igihe kimwe nzaruhuka, amaherezo yacu ni ukuruhuka, ariko ngo bari no gusenga cyane kugira ngo Imana ibahagarare bo badataha. Ibi bintu nibyo bintu byacanze abanyabyaha, bikabacanga bakavuga ati zira nsengero zanyu nta nubwo twazizamo. Bahora bavuga ngo iwacu ni mu ijuru, ariko iyo bigeze ngo umugeni aratashye, iyo bigeze ku kintu cyo gupfa, mbega ibibazo birahura bikabura uruhuri, ukabona bafashe amasengesho, ugasanga umuntu yagiye mu yitatu ngo ari gusenga ngo kugira ngo ataba umugeni. Mwene data mwaherutse kumbwira akantu karancanga ukuntu wabo muri church ngo bari kubigisha ngo ko Yesu yatsinze urupfu, ngo Yesu yatsinze urupfu, bityo nabo ngo ntabwo bagomba kuva mu mubiri, bazabaho iteka ryose nta gupfa nyine kugeza igihe Yesu azazira. We failed discipleship, my brothers, my sisters, because we are listening a wrong message. Ngo Yesu yatsinze urupfu, ngo bityo ngo gupfa ngo ni failure, ngo gupfa ngo ni impamvu z'ibintu bibiri. Icyambere ngo either you are ignorant cyangwa se it is because of your will. Ngo rero ngo kuko abantu batabwirijwe ibyo ngibyo, bazanye muri 2026 ubutumwa bubabwira ngo Yesu kuko urupfu rutamuheranye, ngo namwe ntabwo mugomba kujya mu mva, ntabwo mugomba kujya za rusororo rwa bijojoro haruzuye. Guys, discipleship is based on the right message of the gospel. Iyo wasobanukiwe ubutumwa bwiza, kuba umwigishwa mwiza biba automatique. Niyo ubaye umwigisha w'abandi, umenya icyo kuvuga ko ari urukundo Imana yakunze abantu. Umenya ko icyaguhinduye aricyo cyahindura abandi. Ntuvange. Nukuri kose kuba umaze imyaka 2 utarwara ngo nta n'ibicurano urwara, utarwara gripe, ukaba umaze imyaka 6 ngo nta malaria, ukabyerekana ko ari ukuba spiritual, ukuba ufite Kristo muri wowe, ntago byatuma umunyabyaha akizwa. Nubwo ari byo, ariko ntago byatuma umunyabyaha akizwa. Kandi urabizi koko nubwo utarwaye malaria ariko urara mu nzitiramibu buri munsi. Niyo utaraye mu nzitiramibu banza gushyiramo akuma kica imibu. So rero uririnda, mubwire ko icyatumye utarwara malaria suko utari spiritual, ahubwo icyatumye utarwara malaria nuko wirinda. Naraguye najyaga mbabwiriza shanga babwira ukuntu narwara, kandi nzu tunini banywa bakirinda. Ikindi nuko tactique, reka twikomereze, ataru twaratuganiriza inkuru, umuganga umwe ahita dutera story rwose z'ukuntu umupasteri yarapfuye, yavuze ngo I cannot be sick, I cannot be sick. Mfungira mikoro ya Theo bwana mpano we. Ikindi nababwira nuko tactique, ntabwo nanone tactique ari ukoroshya ukuri, ahubwo tactique ni ugukura condemnation mu magambo yose uvuga. Ubutumwa bwose buri gutangizwa, cyangwa se ubutumwa bwose burimo, cyangwa se ubutumwa bwose buherekejwe n'ikintu cyitwa ubwoba cyangwa amagambo yo gutera ubwoba, n'impfa busa kuko ntibuturuka ku Mana. Wowe urasoma muri Bibiliya yawe ugasanga handitsemo ngo Imana ngo ntabwo yatanze umwuka w'ubwoba, warangiza wajya kuyivugira akaba ari bwo ahubwo spreadinga ubwoba butigeze kubaho mu buzima.
warangiza ukiringira kubona result y'ubumana mu bantu. Never, ntago bishoboka. We don't introduce salvation by threatening judgment. Ntabwo agakiza gaheshwa no gukangisha abantu iby'urubanza, ahubwo aka gakiza kabonerwa mu rukundo rw'Imana, gatangazwa mu kuvuga ukuri, ukakuvuga nk'uko kuri muri Kristo, utavanzemo iby'ubwoba cyangwa ibyo koroshya, n'ibyo gutera abantu isoni, n'ibyo kubamanipira. Nta soni mfite uretse izi byaha byanjye. Mwene izo ndirimbo muzajya muzumva n'abantu, ziririmbwa n'abantu babwirijwe ibintu bitari ubutumwa bwiza, kuko ntabwo ushobora kubwirizwa ubutumwa bwiza ngo nurangiza usigarana akantu k'isoni muri wowe z'ibyaha byawe. Turi kumwe? Ibi ngibi banze byo mutabyemeye, banze ibi bintu mutabyemeye. Ntabwo ushobora kuririmba ngo nta soni ufite, kuko ndabizi sometimes ibintu njya mvuga, ariko gukomentinga ku ndirimbo nk'ubu ngubu ugasanga nka Mana yagiye muri studio afitemo iyi vase ivuga ngo nta soni mfite usibye iz'ibyaha byanjye, ukaza ugakubita hasi. Kuko rero Mana najya mfata lyrics z'abahanze mu mutwe, nshobora kuba nkavuze warakaririmbye, ariko ntari nzagufasha tujye muri studio tukeditinge nkubwire tushyiremo akantu kavuga ngo nta soni mfite kuko Yesu yazitwaye, nzajya niratagusa uwo musaraba. La braze karamandere boria. Imana ishimwe cyane. Mwene izo ndirimbo zo kwirata isoni, zo gushaka kwigira humble, I told you inshuro nyinshi cyane yuko ibi bintu abantu bita humility ari stupidity. Isoni z'ibyaha byawe Kristo yazikoreye ku musaraba. So bityo rero ikintu wumva kikagumya kukwereka isoni z'ibyaha byawe sibwo, si ubutumwa bwiza. Gatatu, that thing nshaka kuvuga uyu munsi ni ikintu cyitwa decision time, igihe cyo gufata umwanzuro. Abaroma 10:9. Oh my God, my God, my God. Abaroma 10:9. Mumbabarire aka kantu ka decision nkavugeho, noneho rightly dividing the word, cyase gukwiriranya neza ijambo ry'ukuri nzakavuga ejo. Nakoze introduction ndende ihita ituma amasaha yanjye apfa. Mano uranyemereye ibintu byo kukwiriranya ijambo ry'ukuri nzabihera hejuru. Emoji yawe? Okay. Imana ishimwe. Ariko nimba umuntu ufite ibibazo hano n'Imana. Mano kwibeshya agashyiraho account ye ubundi akigira mu bindi. Kuntu tuba tumubaza buri kanya tuzahita tumuvumbura ko atateranye. Wow. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. This is a decision time. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza akagira gute, agakizwa. So nanyama babwira ngo nkuko habaho igihe cyo kubiba, ni nako habaho igihe cyo gusarura. Ariko muri evangelism abantu bagiye bifuza gusarura ibitabibwe. Munyumve neza, habaho igihe cyo kubiba, hakabaho igihe cyo gusarura, ariko n'isoni zikomeye cyane kujya gusarura ibintu utabibye, cyangwa se ibintu wateye bitaranashibuka ngo bizamuke bivuye mu butaka, ugatangira kujya kubisarura nuko morestinga ibihingwa. Ibi bintu bihamywa n'uburyo abantu basobanuriye imirongo ibiri yo mu Baroma 10, umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Reka nze mbi breaking down mu gihe gitoya. Nashakaga kubabwira ko kwatura ko Yesu ari umwami wawe ntago ari byo bihesha umunyabyaha agakiza. Munega amatwi. Kwatura ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe ntago ari byo bihesha umunyabyaha agakiza. Kwigisha ugambiriye ko umuntu aza kubumbura akanwa ke akatura ibyo bintu akavuga ngo Yesu ni umwami, ntabwo ari yo ntego y'ubutumwa bwiza mwene da. Ntabwo ari byo. Yes, I agree on decision, but let me carefully reframes how and why. Decision cyangwa se kwatura ko Yesu ari umwami
ntabwo byakagombye guturuka muri pressure washize ku muntu, ahubwo byakagombye guturuka muri understanding yabyaye faith. Iyo umuntu yakiriye kumenya, uyu muntu akakira gusobanukirwa icyo Imana yamuhereye ubuntu cyangwa se yakoreye muri Kristo Yesu kubwe, uko gusobanukirwa kurema kwizera muri we, bityo wowe ukamuyobora mu kwatura guturuka muri uko kwizera, apana kwatura guturuka muri pressure wamwaprayinzeho. So kwatura rero ntabwo guhesha agakiza, ahubwo kwatura kwexpressinga cyangwa se kwatura kugaragaza icyo kwizera kwakoze indani mu muntu. Niyo mpamvu agakiza ari ukwizera, agakiza atari ukwatura. Kwizera egare agakiza, naho kwatura egare gutangaza ibyabaye byarangiye bihe by'uko wakijijwe. Umuntu ashobora gukizwa ntiyature cyangwa se agakizwa akatura. Umuntu ashobora gukizwa ntiyature cyangwa se ntakizwe yarangiza kwatura agapretendinga. Niyo mpamvu ikitwemeza ko umuntu yakijijwe ni ukwizera. Ikitwemeza ko umuntu yakijijwe si amagambo yavuze. Hari n'uwo nabwirije arangije azana impaka ndazitsinda, arangije arambwira ngo icyo ushaka ni iki. Ndamubwira ati nuko umanika amaboko ukavuga ngo Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ahita apfukama arayazamura, arabivuga, arangije arambwira ngo hari ikindi. Ndamubwira ngo nta kindi. Ahita agenda mpita mwandika mu gakayi, mfatana nimero ye, kuri nimero ye nshyiraho ngo born again. Madamu arabizi muri telefone yanjye, kuri nimero y'umuntu nabwirije muri soul winning mbanzaho born again, nkashyiraho izina rye. Twaba twarahuriye i Remera, nkandikaho i Remera. Twaba twarahuriye mu Gisimenti, nkashyiraho Gisimenti, cyangwa se nkashyiraho Nyabisindu kugira ngo njye mbone uko mukurikirana. Rero naje gusanga ntunze za born again nyinshi zitigeze kuziba born again, ahubwo zanyikijije. Ngiyo danje ni iyihe rero? Danje iri mu guhindura decision time, something which I call like an emotional coercion. I mean persuading a sinner to say that Jesus is the Lord by using force or emotional threat. Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Faith comes by hearing. Faith comes by understanding, not by urgency. And that's why we don't rush people to decide. We explain them first what a faith it is and what things can form faith in them. Then decision will flow naturally. Narimvuze ngo iki? Narimvuze ngo kuko kwizera guhesha umuntu gukizwa kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo, ntabwo twe tuhutiraho dusaba cyangwa se dutegeka umuntu kwatura ko uhereye uyu munsi ngo Yesu abaye umwami w'ubuzima bwe. Hoya, ahubwo tumusobanurira uwo Kristo binyuze mu ijambo rye, kugeza ubwo kwizera kuri buze kuremerwa muri we. Imana ishimwe. Iyo kwizera rero kwamaze kuremerwa muri we, iyo kwizera kwamaze kwakirwa mu mutima we, kwatura ko Yesu ari umwami we akenshi biranikora, bikikora atabibwirijwe. Glory to God. Imana ishimwe cyane. Reka ndangirize ku cyanditswe kimwe kiri mu Byakozwe n'Intumwa 10 guhera ku murongo wa 37 kugeza kwa 46. Ndahasoma nirukanka cyane kubera ko nabonye saa 2 zageze. Haravuga ngo iryo jambo murarizi ryamamaye Yudaya hose. Ryahereye hebe? Ngo ryahereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Iri jambo ni irihe bene data? Iri jambo ni iryande bene data mwe? Mubaze Petero ku murongo wa 38. Araribasubiza arababwira ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, ngo uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, ngo agenda agirira abantu neza, ngo akiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Aranje aravuga ngo natwe turabagabo bo guhamya ibyo bintu yakoreye mu gihugu cy'Abayudaya bose ndetse n'i Yerusalemu. Ahita
avuga ubutumwa bwiza aravuga ngo Yesu haleluya ngo bamwicishije kumubamba ku giti ku murongo wa 40 umva ubutumwa bwiza aravuga ngo ariko Imana iramuzura imuzura ku munsi wa gatatu imwerekana ku mugaragaro aravuga ngo icyakora ntiyamweretse abantu bose ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byaba aravuga ngo ni twebwe abasangiraga nawe ku meza amaze kuzuka adutegeka kubwiriza abantu maroza kariya Haleluya, haleluya, haleluya. kubwiriza iki? Kubwiriza abantu ngo no guhamya kw'Imana ari we yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Arangije agereka akantu nkunda ku murongo wa 43 aravuga ngo abahanuzi bose ngo baramubanjirije ngo bavuga yuko uwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Oh my God, I like the Bible. Uburyo abahanuzi bose bahamije Kristo n'ijambo rye, bityo Bibiliya ikaba ari imwe yonyine ifite ubutware n'ubutumwa bumwe bubwira abantu iby'agakiza gaheshwa no kwizera iryo jambo. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu iyo nkomeje kubibona nanezerwa cyane bene da. Petero nta bundi butumwa yabwirije kwa Korneliyo ntabwo, ahubwo yavuze ijambo ry'umuntu umwe. Uyu umwe ninde? Ngo ni Yesu Kristo, ngo kandi niryo jambo rihesha abantu agakiza. Avuga iby'iryo jambo arabisobanura, avuga ko ari uko Yesu yapfuye agapfa agambaniwe akabambwa ku giti, ntarangirize mu rupfu gusa, aravuga ngo Imana iramuzura ku munsi wa gatatu imwerekana ku mugaragaro. Asoza ku murongo wa 43 ahamya ko ngo uwizera ibyo wese ababarirwa ibyaha kubera iryo zina rya Kristo. Ku murongo wa 44 ngo Petero akivuga ibyo, Petero akivuga ubutumwa bwiza maroza kari ya baba lebrazota na mandra zetaine. Oh, we are going to celebrate this gospel. Ngo akivuga ubutumwa bwiza, umwuka wera abanukira abumvise ayo magambo bose, bataratura ko Yesu ari umwami wabo. Oh, ndafashijwe. Bataratura, bataravuga ngo turizeye, bataravuga ngo Yesu ni umwami. Akivuga ibyo ngibyo gusa, kubera ko kwizera kuzanwa no kumva ngo mwuka wera abamanukira n'ikimenyetso cy'uko babaye abera. Mwuka wera ntashobora kumanukira abantu batabaye abera. Babaye abera uyu munsi ni abakiranutsi nk'uko Petero nabo bazanye ari abakiranutsi. Bibiliya iravuga ngo abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, ngo kuko n'abanyamahanga nabo bahawe mwuka wera akaba basutsweho. Abanyamahanga bakijijwe bakizwa bataratura, abanyamahanga bakijijwe bakizwa no kumva ubutumwa bwiza. Imana ishimwe ko gukizwa bituruka kuri 100%, bigakorerwa muri wowe 100%, hatarimo ikintu na kimwe wowe utanze nta contribution yo kugira ngo agakiza kuzure, kuko ntabwo wakakira igice ngo nurangiza ngo mukwatura kwawe kabone kuzura. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dufungure mikrofone tushime Imana, tuyibwire ngo turagushimiye ko agakiza ari akawe 100%. Oh, le brazate gobari ya mandraze taine. Ushimire Imana ko nta na kimwe watanze, ukuyishimira gutyo ukuyishimira gutyo, uribwira mu mutima wawe yuko nta kintu ugomba gukora kugira ngo ukizwe. Agakizwa n'ubuntu kandi bukorwa mu kwizera. Mana tole marega boburia Depreso registra ele grabila registra sila protaine uramando robira registra ele bari amandra zetai. Imana ishimwe cyane mareze tene arebaja sempre membro alla gloria ele gloria mazeka membro zetaina estibra zatoza kori amandro bari amandrene. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ebazete keri amandro. Imana ishimwe. Mujyana ubwo butumwa bwiza bupresinga abantu, mujyana ubwo butumwa bwiza budatesha agaciro abantu, mujyana ubwo butumwa bwiza budatera ubwoba abantu, n'izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo mbararikire kuza ejo. Oh, razaperi marego zetaine. Nifuza ko tuzarayitiringa dividinga, tuzakwiriranya neza ijambo ry'ukuri, tuzareba ibyanditswe bigomba gukoreshwa kubizera n'ibigomba gukoreshwa kubatizera. Ntabwo ibintu byose byanditswe muri Bibiliya tubikoresha tubwira bizera.
kwizera. Ntabwo kwatura ibyaha ari kimwe mu byo abatizera bakora kugira ngo bakizwe. Ibyo bintu tuzabyiga. Ndakubwiye ngo uzararike na mwene data dutangirira igihe, dusoreze igihe. You are going to be equipped in the name of Jesus Christ. Rendezvous abasol winners nejo, muzazinduke kandi kare, muri umugisha cyane, mwakoze kunyongera time. Imana ikomeze ibahezagire, turi kumwe. Umuntu wayoboye gahunda nakomereza aho ngaho, murakoze cyane. Hallelujah, hallelujah. Amen. Glory to God. Man ishimwe, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen. Umwigisha w'ijambo ry'Imana, Imana imuhe umugisha. Ni ukuri yatubwiye ijambo ryiza, ni umugisha kuri twebwe. Imana ishimwe. Kansare Yves asengere Papa Olympe, amusabire umugisha.